aka kanya umuntu arakurura siringi y'umukobwa ku mugaragaro imbere ya kamera bose bakarya iminwa bagapfusha bagaheza. Sexual harassment igakorwa ku mugaragaro. Uburyo kukaruba turako yari umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana. Abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu. Gusa icyo dushimira Imana nuko Ngabo Jobert Meddy yabaye umugabo umwe mu byamamare byo mu Rwanda uhagaze ku maguru ye akavuga uburyo yakubitwaga n'umugore we. Urugo rwe rwari dojo, urugo rwe rwari zirara zishya, ayishura uburyo yanywaga inzoga yarangiza gusinda ndetse akazinywesha n'umugore we, ayishura uburyo umugore we atarazi Yesu Kristo atarazi Imana, ariko nanone Meddy ntago yari yaduhishurira umugore w'ibyo yase. Ibyo fata ku mavuta yakoze ahubwo byarenze, avuga kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'uwo muhanzi n'umugore we. Ngo bakinguye imiryango ingana gute kugira ngo abone ibyabo. Mu bintu bundi bigize ubusirimu nuko uvuga umuntu ukavuga kubyo yakoze kurusha uko agaragara. Cyokora kugira iyi mihanda nta bwenge bwinshi burimo. Rero kuba abantu badafite ubwenge, turi ku mihanda itagira ubwenge, dukora ibyapa bihari. Ariko nyir'ubwite yarambwiye ngo nta buzima bwite bw'umuntu uzwe. Ndamaza nariko kutaravuga minisitiri. Uzi ikintu bikora uri mwana yica akanyoni bangana. Waba umwana wishe sakabaka. Nta mubyeyi ushobora kwihanganira ibi bintu. Ngo Meddy noneho ashobora kuzirekura agayishura ibivugwa mu muziki nyarwanda birimo abapfumu birimo abarozi birimo ubugambanyi. What do you think ubonye Meddy ari kukubwira ati ngewe najyaga mu bapfumu? Dufata Sengabo Jean Bosco twavuze ko yaganirijwe, nibyo yaraganirijwe pe, yaganirijwe inshuro nyinshi, yagiwe inama inshuro nyinshi, yahawe na warning inshuro nyinshi. Warning zimwe murazizi, ariko hari ibintu bitangaje urwego rw'ubugenzacyaha rugenza ibyaha, aho umuntu yikubita ku gatuza akabikorera inkuru akavuga ati jyewe sinzitaba ruriya rwego, ndetse na mugenzi we Jihad uzaba kiriho Sipiriyani akamwogeza ati bivuge sha. Ubuse bari hamwe. Niho mvuga ko rimwe abantu ba showbiz ntabwo muri abantu beze ntimunakundana. Ni wa muheto ushuka umwambi ubuse bari hamwe ngo bivuge sha. Aranabivuga koko pe. Ariko igitangaje nako nta n'igitangaje kirimo. Iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298, aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20. Ukuba inshuro kuva kuri 20 ukajya kuri 298. So rero biravugaga biragaragara ko yari under influence y'ibingibi. Hari ibyamu ni yitwa Sengabo Jean Bosco, uzi kuri iryo zina ryafata ku mavuta, umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Yafashwe arakurikiranwaho ibyaha bitandukanye, harimo icyaha cyo kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, hariho icyaha cyo gukoresha imvugo ziremereye zikurura amacakubiri mu bantu, imvugo ubona zishyamiranya abantu, imvugo ubona mu by'ukuri zidakwiriye ku muntu ukoresha social media. Rero akaba akurikirana, akaba afungiye kuri station ya Kacyiru. Ubu dosiye ikaba igiye gukorwa ikazashyikirizwa ubushinjacyaha. Afashwe nyuma y'igihe kirekire, yari hanangirijwe, yaragiriwe inama, yarigishijwe, ariko we ahitamo kwinangira. Kigomba gukurikizwa rero nta kindi usibye amategeko kuba agomba gukurikizwa. Ikindi turasaba abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga, ari mu by'indagaduro, ari muri siporo, muri secteur zose, nta muntu n'umwe wemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga akora ibyaha. Kugira urubuga wihariyeho ntabwo bigoha uburenganzira cyangwa ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa mu mategeko, kuko ntabwo uri kuzihanganira ibi byaha byose, ibi byaha abantu bakora bifashishije imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga tugomba kuzikoresha neza, tukazikoresha mu buryo bwubahirije amategeko.
tukazikoresha twirinda gukora ibyaha, kuko iyo urebye nk'uyu fata ku mavuta yakoresheje cyane, kenshi yakoreshaga imbuga nkoranyambaga yibasira abantu, cyangwa se akoresha imvugo zishobora gukurura abantu mu rwangano, gutuma abantu bangana cyangwa bacyamirana, cyane cyane muri showbiz, muri imyidagaduro. Ibi rero ni ibyaha bitagomba kwihanganirwa, cyane ko izo mvugo usanga zirema udutsiko mu bantu, bamwe bahangana n'abandi, abandi bibasira abandi. Showbiz nibe showbiz, hari abantu bidagadure baryohera. Wamugane nibyo naringiye kubaza, aravuga ati iyi ni imyidagaduro, wanza byaje kubaseriye bitakiri imyidagaduro gusa, rero nibo abantu basigaye babibaza. Kuba mu myidagaduro ntibivuga kutubahiriza amategeko. Nibyo navuze, ni mu myidagaduro ntabwo ari ikirwa, ntabwo ari sekiteri yigenga, ni sekiteri nayo igomba kubahiriza amategeko. Rero cyane mu myidagaduro barakoresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zigomba kubahiriza amategeko, ntabwo ari sekiteri twavuga ngo ifite ubudahangarwa bwo kubitakurikirana igihe cyose hakorewemo ibyaha. Niyo mpamvu turabona abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga neza bakunguka. Leta ishora muri ibi bikorwa kugira ngo ndavuga leta yubaka ibikorwa remezo. Urabona ko muri ino minsi interinete yihuta, nuko leta izi neza kandi zirikana ko imbuga nkoranyambaga zishobora kubyazwa umusaruro, zikabyazwa umusaruro mu buryo bwiza. Hari abantu benshi bari kubyungukiramo, bungukira mu gukoresha imbuga nkoranyambaga neza. Hariho n'abandi rero bakeya ubona bagenda bazikoresha nabi. Abo rero nibo tubwira ngo koresha imbuga nkoranyambaga neza, wirinde ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma ugongana n'amategeko. Dusoza rero ubutumwa ku rubyiruko muri rusange, cyane ko nirwo rwiganje mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga neza, ruzibyaza umusaruro, kuko harimo opportunity nyinshi, harimo amahirwe menshi. Ayo mahirwe rero yose agomba kuba exploité, agomba gukoreshwa bakayibyaza umusaruro. Turabona abantu batera imbere bakiri, kuko abandi bahitamo kuyikoresha mu byaha. Abo rero amategeko arabareba. Urubyiruko rero rukoresha imbuga nkoranyambaga neza, ibyaza umusaruro, ndetse ubona ko leta igenda iyoroshya kugira ngo abantu babyungukiremo. Murakoze. Dr. murakoze cyane. Murakoze.